mwebwe mwese mudukurikiye mu izina rya Yesu. Turashima Imana ko Imana itugiriye ubuntu budasanzwe bwo kongera kuba mu iri teraniro ridasanzwe. Imana ihumugisha Azafu, Imana ihumugisha umukozi w'Imana Evangeliste Beya wadufashaga mu biteraniro. Imana imuhumugisha. Turashima Imana ko Imana igihe cyose Imana ihora idutegurira ibihe byiza byo kuba imbere yayo kugira ngo tubashe kumva ikivugana natwe, haba mu gusenga, haba mu kumva ijambo ry'Imana, haba mu kuramya. Ibi bihe byose Imana iba yabiteguye kugira ngo tubashe kumva ijwi ry'Imana binyuze mu bintu bitandukanye Imana iba yaduteguriye. Imana rero ibaha umugisha. Nagira ngo tuze gusangira ijambo ry'Imana Imana dushize ku mutima binyuze muri teme turi kugenderaho muri kino cyumweru, kandi ndabizi neza ko turi buhabwe umugisha kuko hari byinshi Imana yaguteguriye kandi uri bubashe guhabwa umugisha n'ijambo ry'Imana. Ariko birashoboka ko dukurikiye wenda utameze neza mu mubiri, mu mwuka, mu buzima busanzwe, mu rugo rwawe, mu kazi, hari ibintu nyene bitari kugenda neza. Uhumure, nagira ngo dusengane nawe mbere ko twinjira mu ijambo ry'Imana. Ubanze wongere nanone utegura umutima wawe, ubwire Imana kugira ngo Imana ivugane nawe, Mwuka Wera avugane natwe ubwo tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Mwuka Wera avugane n'imitima yacu, kandi twese duhabwe umugisha. Dusengere n'icyifuzo waba ufite muri uyu mwanya, niba ari ubugwayi, niba ari ikibazo runaka ubona kitari kugenda neza. Ndumva nifuza gusengera umuntu dukurikiye nonaha hari ibintu bitari kugenda neza mu buzima bwe, yifuza ko Imana yagira icyo ibikoraho muri uyu mugoroba. Nagira ngo dufatanye muri uyu mwanya, tuzamure isengesho ku Mana. Wizere Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, wizere Imana igira neza, wizere Imana ikiza, wizere Imana ihindura amateka, wizere Imana ikora ibitangaza, wizere Imana ikora kuri situation yose waba uri kuracamo muri uyu mugoroba. Hari Imana igira neza, hari Imana ikora imirimo ikomeye mu buzima bwacu, kandi iyo mirimo ikagaragara. Nagira ngo wizerane nanje, tuzamure isengesho imbere y'Imana. Ugire isengesho ubwira, ugire icyifuzo uzamura imbere y'Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwawe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana y'ubutware, uri Imana ikiranuka. Twongeye kugushimira Uwiteka Imana igira neza. Turagushimiye kubw'uyu mwanya wongeye kuduha kugira ngo tube imbere yawe dusenga, turamya, tuvuga ijambo ryawe. Uwiteka Mwami Imana, ndasenze kugira ngo ugenderere buri muntu wese udukurikiye nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka ko hari umuntu udukurikiye ariko mu mubiri atameze neza kubera ubugwayi cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye mu buzima bwe. Uwiteka Imana igira neza, ndasenze kugira ngo Umwuka wa Wera agenda asanga abantu bari mu ngo, asanga abantu bari mu kazi, asanga abantu bari mu mirimo itandukanye. Buri muntu wese ugenda umukoraho, ugenda umusanga, ugenda umwiyereka kugira ngo Mwami abone kugira neza kwawe. Papa, turagushimiye Mwami Imana, tuguhaye ikaze Mwuka Wera, ngwino uvugane natwe, ngwino uganize imitima yacu binyuze mu ijambo ryawe. Utwigishe, uduhugure, utwungura ubumenyi mu byanditswe kugira ngo turushirizeho kugenda nk'uko ushaka ko tugenda. Nanjye mpagaze hano Mwami, umpindure kuba igikoresho cyawe kugira ngo abantu bose badukurikiye babashe guhabwa umugisha nawe. Urakoze kuri Imana igira neza, icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Twongeye gushima Imana, Imana itugiriye neza, Imana iduhaye amahirwe kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Dushimiye n'abashumba bacu baba duhaye amahirwe kugira ngo duhagarare hano tusangire namwe ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Abo tudaherukana mu buryo bw'imbona nkubone, Imana ibaha umugisha kandi turabasuhuje. Mwumve ko turi kumwe. Yesu abagire neza. Haleluya, haleluya. Nagira ngo rero twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Dufite teme ivuga ngo impano y'ubwenge no guhishurirwa. Impano y'ubwenge no guhishurirwa niryo jambo ry'Imana tugiye kuganira mu minota mikenya. Nukuri iyi ni teme nziza cyane, kandi buri mukristo wese, buri muntu wese wizeye
Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akwiriye rwose guharanira kugira iyi mpano y'ubwenge no guhishurirwa. Ni ibintu bibiri dukeneye mu buzima bwacu bwa misi yose, kandi nagira ngo umenyeshe ngo iyi mpano y'ubwenge no guhishurirwa Imana irayitanga. Turaza kubibona mu ijambo ry'Imana, kandi Imana yigeneye abantu bose bizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turaza kwifashisha rero ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere ku murongo wa 16 turageza ku murongo wa 17. Nagira ngo dusome iyi mirongo ibiri, ubundi turaza kugenda dukomeza dusoma n'ibindi byanditswe, ariko ndifuza ko duhera kuri iyi mirongo ibiri. Abefeso igice cya mbere duhere ku murongo wa 16 n'uwa 17. Bibiliya iravuga ngo mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze. 17 kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Amen, haleluya. Aya ni amagambo meza Paulo yanditse. Usomye iki gice cya mbere ni igice cyiza cyane. Paulo yandikiye itorero, yandikiye abizera. Aya magambo yari ari kuyabwira abizera, ntabwo yari kuyabwira abapagani, ntabwo yari kubwira abantu bataramenya Imana. Aya magambo yayabwiye abantu bizera, ashima Imana ku bwabo. Niyo mpamvu yatangiye avuga ngo mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, ngo kuko ngo iyo nibutse igihe cyose mwizeye umwami wacu Yesu Kristo. Usubiye inyuma ku gice ku murongo wa mbere, Bibiliya iratwereka neza ngo Paulo wagize intumwa ya Yesu Kristo nk'uko umwami Imana yabishatse. Ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Urumva ko aya magambo yayandikiye abera cyangwa se itorero ryo muri Efeso, bari abakristo bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abandikira amagambo meza, ukomeje kumanuka abereka ubwiru bw'Imana, uburyo Imana yadukunze muri Kristo Yesu, uburyo Imana yatubabariye ibyaha, uburyo Imana yatuzuye ituzuranga na Kristo, uburyo Imana yaduhaye imigisha yose yo muri Kristo Yesu. Agenda basobanurira abereka uko Imana yatugiriye neza, uko Imana yadukunze, uko Imana yaduhaye imigisha yose ishoboka. Iri ryari itorero ryo muri Efeso. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero nawe udukurikiye wakijijwe, nagusaba kugira ngo ibi bintu Paulo yasenge itorero ryo muri Efeso, Imana itugirire ubuntu kugira ngo natwe bibashe kutugeraho, bitubashe kubyakira. Ndashima Imana ko babyise ngo impano. Haleluya. Impano ni gift. Gift ni ikintu umuntu ahabwa nta mbaraga yagishizemo. Gift ni kado. Ni kado umuntu ashobora kukureba akumva arakwishimiye, akumva arakunezererewe, akagutegurira impano. Nagira ngo uyu munsi, haleluya, urambura ibiganza byawe, iyi mpano y'ubwenge no guhishurirwa Imana igiye kuzana ku buzima bwawe, witegure kuyakira kugira ngo nawe ubashe kugendera mu mbaraga z'umwuka wera. Imana irifuza ko amaso yacu ahumuka n'imitima yacu igahumuka, tukamenya ukuri kuzuye. Reka mbabwize ukuri bene data, impano y'ubwenge no guhishurirwa iyo umuntu atayifite umuntu ashobora kumuyobya. Abahanuzi b'ibinyoma bashobora kukuyobya, abigisha ijambo baricuritse bashobora kukuyobya. Mbese iyi si iyo udafite impano y'ubwenge no guhishurirwa, hari ibintu byinshi bishobora gutuma ubuzima bwawe butabasha kuba ubuzima Imana yifuza. Wibuke twatangiye tuvuga ngo aya magambo Paulo yayandikiye itorero rya Kristo, yayandikiye abera. Byantangaje ukuntu Paulo yaje agasubira akabwira abera abasabira kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Kandi bari bakijijwe, bari barizeye Yesu, bari barakurikiye inzira y'umusaraba, ariko Paulo akabitegereza, arareba avuga ngo aba bantu kugira ngo babashe gukomera, kugira ngo babashe gushikama mu nzira y'agakiza, bakeneye umwuka w'ubwenge, bakeneye n'umwuka wo guhishurirwa. Ibi bintu bibiri turabikeneye muri kino gihe cyacu. Turabikeneye kubera ko
umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ni ibintu by'ingenzi. Reka mvuge gato ku bwenge. Hari akantu nanditse, ubwenge bari kutubwira hano ntabwo ari ubwenge bw'isi. Abantu bo mu isi bafite ubwenge bwabo bwose bwihariye. Ushobora kujya mu ishuri ukiga rimwe guteranya rimwe bingana kabiri, ushobora kwiga gutwara imodoka, ushobora kwiga kuvura abantu, ibyo byose ni byiza. Ariko ubwenge bari kuvuga hano ni ubwenge buva mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ni ubwenge Imana itanga. Kuko Abefeso ndagira ngo nabo bari bafite ubundi bwenge butandukanye, bari barize, bari barakoze ibintu bitandukanye, ariko bari bakeneye ubwenge, wisdom, bari bakeneye wisdom. Iyi wisdom ituruka ku Mana. Ibigamije iki rero? Ubwenge buturuka ku Mana butuma tumenya iby'ukuri kandi tukabaho mu bwenge tugendeye ku mahame y'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu afite ubwenge, iyo umuntu afite umwuka w'ubwenge uturuka mu ijuru, ngo bituma abasha kugenda hishurirwa iby'Imana, icyo ni cyambere, kandi akabaho ubuzima bugendeye ku mahame y'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu natangiye mvuga hano, ubu bwenge bari kutubwira hano ntabwo ari ubwenge bw'isi, kubera ko abantu b'isi bafite ubwenge ariko ugasanga ntabwo bafite amahame y'Imana, ntabwo bagendera mu nzira z'Imana, ntabwo bakora iby'Imana ishaka. Yewe abantu b'isi bavumbuye ibintu bikomeye cyane, ariko ugasanga ibintu bimwe na bimwe bagenda bavumbura harimo ibihakana Imana, harimo ibigwanya kumenya Imana. Ubu bwenge rero Paulo yari gusabira Abefeso bwari ubwenge bwo kubashoboza guhishurirwa ubwiru bw'Imana, guhishurirwa ibyanditswe. Haleluya. Gusobanukirwa imiterere y'Imana, karakter y'Imana, gusobanukirwa ubushake bw'Imana ku buzima bwacu. Noneho barangije kubusobanukirwa bakagendera muri principe z'Imana, bakagendera mu mahame y'Imana. Reka nkubwire, birashoboka ko Imana yaguhaye ubwenge busanzwe bwo mu isi, ariko ukwiriye kwisaba n'ubundi bwenge bwo mu ijuru kugira ngo nawe ugendere mu mahame y'Imana. Kuko utagendeye mu mahame y'Imana ushobora rwose kuvumbura ibintu bikomeye, ushobora gutunga ugatunganirwa, ushobora gukora ibintu bikomeye, ariko ubuzima bwawe bukazarangirira hano ku isi. Ariko umuntu ufite ubwenge bw'Imana, umuntu ufite ubwenge bw'ijuru, Yesu ashimwe cyane, yavumbura ibintu bikomeye hano ku isi, yahindura amateka y'isi, kandi na nyuma yo kuva muri iyi si akazabana n'Imana. We kwishimira rero ubwenge bw'isi, ahubwo ushakishe kwakira iyi mpano y'ubwenge bw'Imana. Haleluya. Ubu bwenge rero uze kukandika hano ntabwo ari ubwenge bw'isi, ni ubwenge buturuka mu ijuru, kandi bugamije kudufasha kugendera mu mahame y'Imana. Guhishurirwa nako ni ukumenya amabanga y'ijuru, ukamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kugira revelation, ugahishurirwa se kuki Imana yandemye, kuki Imana yanzanye hano ku isi. Ibyo ngibyo urabihishurirwa. Haleluya. Kubera ko hari abantu bari mu isi, bari mu isi just gusa kuba mu isi, ntibazi impamvu Imana yabaremye, ntibazi icyo baremewe, bari ku isi gusa binjoyinga, bategereje gusa ku isi izarangira cyangwa se bakava muri iyi si. Ariko iyo ufise guhishurirwa, haleluya, haleluya, iyo ufise guhishurirwa usobanukirwa umugambi mugari w'Imana uri ku buzima bwawe. Niyo mpamvu Paulo yasengeye Abefeso abasabira ibintu bikomeye cyane. Ibi bintu bibiri birakomeye cyane, kugira ubwenge bw'ijuru, haleluya, no guhishurirwa, ni ibintu bikomeye cyane dukeneye nk'abakristo. Mwumve neza bene data, ibi ntabwo yabibwiraga abapagani, yabibwiraga abakristo. Iyi si tugezemo, iki kinjana tugezemo, ino generation tugezemo, udafite ubwenge bw'Imana, udafite no guhishurirwa iby'Imana, hari ibintu byinshi byatuma tutagera ku mugambi w'Imana. Niyo mpamvu turi busenge twese dusaba Imana kugira ngo Imana yongere kutugenderera, kugira ngo iyi mpano y'ubwenge no guhishurirwa ibe ku buzima bwacu. Haleluya. Iyi mpano y'ubwenge no guhishurirwa ibe ku buzima bwacu. Nasenga ngo Umwuka Wera akomeza duhishurire, akomeza tugenderere, akomeza avugane n'imitima yacu, kugira ngo turushirizeho guhishurirwa ubwiru bw'Imana ku buzima bwacu.
ese niye numbero y'impano y'ubwenge no guhishurirwa? Nagira ngo niki twongeye tugitindeho gatonya. Niye numbero ni kuki dukeneye kumenya, kuki dukwiriye kugira buno bwenge bwo guhishurirwa, buno ubwenge no guhishurirwa? Paulo yarabivuze ku murongo wa 17 aravuga ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Haleluya. Bitume muyimenya. Ubwenge bw'isi ntabwo buzatuma umenya Imana. Ubwenge bw'isi ntabwo buzatuma umenya Imana, ahubwo rimwe na rimwe uzasanga utangiye guhakana Imana n'ibyo wari uzi kumanuka ukabyihorera. Ariko Paulo arababwira hano ngo impamvu mukwiriye kugira ubwenge no guhishurirwa ngo ni ukugira ngo murushirizeho kumenya Imana. Birababaje ko hari abantu muri iyi minsi wenda amatora atari gukora neza, amatora amwe namwe yafunzwe. Birababaje ko abantu basa nk'aho bari gucika intege, ariko ntabwo ariko byari bikwiriye. Umuntu ufite umwuka wo guhishurirwa n'umuntu ufite ubwenge bw'Imana ntabwo acika intege, ntabwo asubira inyuma, ahubwo arushirizaho kumenya Imana. Haleluya. Kumenya Imana ku giti cyawe, kumenya Imana bitari bya rusange. Hari igihe umuntu yibaza ngo je kugira ngo menye Imana birasaba gukora ibintu. Oya, nta birenze. Ni ukwemerera Imana, ugasaba Imana gusa ikaguha umwuka wo guhishurirwa. Ushobora guhishurirwa, ugahishurirwa Imana, ugahishurirwa ubwiru bw'Imana wibereye mu rugo uri gusoma ibyanditswe, uri kumedita ku ijambo ry'Imana, ugahishurirwa ubwiru bw'Imana kandi ugakomeza gukura no kwegera Imana. Ubwenge no guhishurirwa bituma tumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu, tukahishurirwa n'amasezerano y'Imana. Buriya amasezerano y'Imana tuyamenya mu guhishurirwa, kandi akenshi bituruka hehe? Bituruka mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi ibintu bishobora kuba bigucanze, utabona icyerekezo, ibintu byose utari kubyumva neza, utari kubisobanukirwa. Reka nguhe ibanga ni ukugira ubwenge bw'Imana, ukagira no guhishurirwa. Ibi bintu bibiri nitubasha kubyakira, nitubasha kubimenya, nibasha kuba muri twebwe, ubuzima bwacu buraza kuba ubuzima bw'icyerekezo. Rero Paulo akomeza gusenga n'umuhate mwinshi cyane, yinginga Imana, abwira Imana ngo Mana, nibyo aba bantu barakumenye, nibyo aba bantu barakwizeye, nibyo aba bantu baragukurikiye, ariko hari ikintu babuze. Barabuze ubwenge, barabuze no guhishurirwa. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ubwoko bwanje ngo bwishwe no kutamenya, kudahishurirwa. Byatuma umuntu adindira, byatuma umuntu apfa, byatuma umuntu ananirwa, byatuma umuntu asubira inyuma. Kudahishurirwa. Uyu munsi niba ubona ubuzima bwawe buri kugenda busa nkaho busubira inyuma, nagira ngo ubwire ngo ongera wipozisione neza, usaba Imana iguhe umwuka w'ubwenge, usaba Imana iguhe umwuka wo guhishurirwa, kugira ngo ubashe gukomeza inzira y'agakiza. Imana ishimwe cyane. Ni gute wakwakira uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa turi kuvuga? Kuko Paulo hano yarabitweretse rwose, aravuga ngo mbashimira Imana. Muri Bibiliya z'icyongereza avuga ngo ndabasengera, ndabasabira. Nubwo hano bavuga ngo ndabashimira, ndabasengera. Haleluya. Uyu mwuka w'ubwenge, inzira ya mbere ushobora kuwakiramwo ni umwuka wo guhishurirwa, ni ugusenga. Ndabizi ko biragoye kugira ngo umuntu afate umwanya ari gusaba Imana ngo Mana mu mwuka w'ubwenge, mu mwuka wo guhishurirwa. Kenshi usanga dufite ibyifuzo bindi bitandukanye. N'uyu munsi birashoboka ko ufite ibindi byifuzo uri gusaba Imana. Mana wampaye umugabo, Mana wampaye umugore, Mana wampaye akazi, Mana wampaye imodoka, wampaye inzu. Ibyo byifuzo byose turabigira kandi ntabwo ari bibi, ariko reka nkubwire, uyu munsi usaba Imana, usaba Imana. Salomo Imana yaramubajije ngo nguhe iki, ngo saba icyo ushaka nguhe nyiguhe. Salomo arabwira Imana ngo ndashaka kumpa ubwenge.
Salomo yari umunyabwenge ukomeye, ntabwo yigeze asaba Imana amafaranga, ntabwo yigeze asaba Imana amamodoka n'amazu, yasabye Imana ubwenge. Kandi ubwenge bwa Salomo bwatumye Salomo aba umuntu ukomeye, bwatumye Salomo atunga, bwatumye Salomo agira ubutunzi bwinshi cyane. Umwuka w'ubwenge, iyo ufite umwuka w'ubwenge wabasha kugira no ku bintu bikomeye cyane. Rero gusenga ni inzira imwe Imana yashizeho, kuko na Paulo hano niyo yakoresheje, yavuze ngo ndabasabira bene data, mureke uyu munsi twongere tubwire Imana, twongere twinginge Imana. Itorero rya Kristo abera, iki gihe turimo ni igihe dukeneye ubwenge. Hari intambara nyinshi ziri ku itorero, hari intambara nyinshi ziri ku bakristo mu isi yose muri rusange, hari ibibazo byinshi cyane, ariko dukeneye ubwenge bw'Imana. N'ahandi rero tuzabukura ni ugusenga. Jya ufata umwanya uhagije wo gusenga uri mu rugo rwawe. Niba ufite business, niba ufite akazi ukora, niba ufite imirimo itandukanye, ukeneye ubwenge bw'Imana. Hari ibintu utabasha kwishoboza, ukeneye guhishurirwa kw'Imana. Rero nufata umwanya wo gusenga mwene data, Imana yaza kukugenderera, Imana yaza kukwiyereka, Imana yaza kukwishurira, Imana yaza gukora imirimo ikomeye ku buzima bwawe. Nufata umwanya wo gusenga, mureke twongere tugaruke ku rufatiro rw'abera rushingiye mu gusenga. Ntukave mu rugo rwawe udasenze, ntukamara amasaha menshi udasenze. Icyumweru nikikarangira utiyirije, icyumweru nikikarangira udafashe ibihe byo kuba imbere y'Imana. Abantu twabaye busy mu bintu byinshi, bigatuma n'ibyo bintu tutabasha kubikora neza. Kubera iki? Nta guhishurirwa, nta bwenge. Rero nufata umwanya wo gusenga, Imana yaza kukuganiriza. Kandi ukuguhishurirwa ni uguhishurirwa kumenya Imana, ariko Imana igiduhishurira n'ibindi bintu bitandukanye. Ushobora kugira revelation, Imana ikaguha igitekerezo cya business, Imana ikaguha igitekerezo cy'ikintu wakora ukava mu bushomeri, Imana ishobora kuguha igitekerezo cy'ahantu wagenda, oh haleluya, ugahura n'umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Guhishurirwa ubwenge tubivoma mu gusenga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, gushaka Imana n'umutima wawe wose. Gushaka Imana n'umutima wawe wose, kino nta kidetaye, ni ugufata umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikubiyemo ubwenge bwinshi bw'Imana. Hari abantu babaye abanyabwenge, hari abantu babaye abahanga kubera gusoma ijambo ry'Imana. Yewe batanize, batanakandagiye mu ishuri, ariko kubera gufata umwanya wo kumedita ijambo ry'Imana, wo kumva inyigisho z'abakozi b'Imana batandukanye, bahakuye ubwenge, bahakura guhishurirwa ubwiru bw'Imana. Iyi nayo ni indi nzira ya kabiri wabonera mu ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Ibintu bibiri rero byose tubikora mu kwizera. Iyo udafite kwizera nta kintu wabasha kugeraho. Urasenga, ukamedita ijambo ry'Imana, ugakurikira ijambo ry'Imana, ukarisoma, ukariha umwanya, ariko bifatanye no kwizera wabasha kubona impano, haleluya, y'ubwenge no guhishurirwa. Je ndumva nshaka kongera kwegera Imana cyane kugira ngo Imana imishurire amabanga, Imana imishurire ubwiru bwo mu ijuru, Imana imishurire ibyanditswe, Imana ime revelation y'ijambo, Imana iduhishurire, kuko turacyafite umurimo mugari wo gukora, turacyafite ibintu byinshi muri bimwe twatangira tuvuga ngo gusobanukirwa umugambi w'Imana. Niyo waba wamaze kusobanukirwa, still urakeneye ubwenge bw'Imana, urakeneye guhishurirwa kw'Imana kugira ngo ibintu ubashe kubikora neza, kugira ngo ubashe guhagarara neza mu nzira Imana yifuza ko uhagararamo. Rero uyu munsi uze gufata umwanya, haleluya, uri mu rugo rwawe, niyo waba uri ku kazi, ahantu waba uri hose, uze gufata umwanya uhagije winginga Imana, usenga Imana. Haleluya. Abakozi b'Imana dukeneye ubwenge bw'Imana, abakozi b'Imana dukeneye guhishurirwa iby'ubwiru bw'Imana. Iyi si udafite ubwenge, udafite no guhishurirwa, rwose nta kintu wabasha kuyikoraho. Uzayoborwa n'ubwenge bw'abandi bantu, uzayoborwa n'ishyurirwa ry'abandi bantu, ariko nugira ubwenge ukagira no guhishurirwa, Imana izabasha kugukoresha iby'ubutwari. Haleluya. Nagerageje kwibaza
ese iyo umuntu afite ubwenge no guhishurirwa nibiki bintu n'uyuhe mumaro bimugirira mu buzima bwe? Ndavuga utuntu dukenya gusa ubundi tuze gusenga. Uyu mwuka w'ubugenge Imana iraza kumanura mu buzima bwacu. Ikintu cya mbere, iyo ufite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ikintu cya mbere bigufasha, ufata ibyemezo bizima muri situation urimo. Imana ishimwe cyane. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana, umuntu ufite guhishurirwa, ntabwo apfa gufata imyanzuro ariyo yose. Buriya abahanga nibo bavuze ngo ubuzima abantu tubayemo akenshi bukomoka mu mahitamo twahisemo. Amahitamo, decision wafashe mu buzima bwawe akenshi zidetermine ubuzima urimo uyu munsi. Rero iyo umuntu afite ubwenge bw'Imana, iyo umuntu afite guhishurirwa kw'Imana, hari ibyemezo afata kandi bikaba ibyemezo bizima. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero niba hari ibyemezo wari ugiye gufata, nagira ngo usabe ngo uburetseho gatonya, ubanze usenga Imana iguha ubwenge, iguhe no guhishurirwa, kugira ngo utaza gufata ibyemezo bibi bituma ubuzima bwawe bugwa mu kaga. Ubwenge no guhishurirwa iyo biri muri wewe, ufata ibyemezo bya kigabo, ku buryo n'abantu muri kumwe bavuga ngo uyu muntu afite ubwenge bw'Imana. Rero niba ukeneye gufata imyanzuro, niba ukeneye gufata amadecision y'umumaro ku buzima bwawe, ku muryango wawe, kuri sosiyete ngari, ukeneye ubwenge bw'Imana. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, iyo ufite ubwenge no guhishurirwa muri wewe, usobanukirwa umugambi w'Imana. Aha ngaha reka amasobanuro. Hari igihe abantu tujagarara mu bintu byinshi cyane, ukaba uri muri bino, ukaba uri muri bino, ukajya muri business ukayivamo, ukajya muri iyi ukayivamo, ukajya muri, mbese ugasanga urajagaraye mu bintu byinshi. Kubera iki? Nta mwuka w'ubwenge no guhishurirwa ufite. Iyo ufite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, usobanukirwa umugambi w'Imana. Yewe gishobora kuba ari ikintu kimwe, bibiri, bitatu Imana yaguhamagariye gukora muri iyi si, ariko ukabijamo uzi neza ngo ibi bintu ndimo gukora ni Imana yampamagariye. Yesu ashimwe cyane. Usimbukiye mu gice cya kabiri, Paulo yarabivuze mu gice cya kabiri hano mu Efeso ku murongo wa 10, yaravuze ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe cyane. Hari imirimo Imana yaduteguriye muri Kristo Yesu, apana hanze ya Kristo. Oya, niyo mpamvu twavuze ngo ubu bwenge ni ubwenge bwo mu ijuru kandi bubonerwa muri Kristo Yesu. Nagira nkwibutse ko hari imirimo Imana yateguye muri Kristo Yesu, ngo kandi iyo mirimo Imana yayiteguye kera kugira ngo tubashe kuyigenderamo. Ntushobora guhishurirwa cyangwa se gusobanukirwa iyi mirimo Imana yateguye muri Kristo Yesu kera. Ntushobora kuyimenya, ntushobora kuhishurirwa udafite ubwenge bw'Imana, udafite no guhishurirwa kw'Imana. So murumva rero bene data, turakeneye ubwenge bw'Imana, turakeneye no guhishurirwa. Yewe hari abantu bakora ibintu ariko by'ukuri ugasanga bari gukora ibintu batahamagariwe, bari mu bintu bitari mu mugambi w'Imana. Rimwe na rimwe bikabavuna, rimwe na rimwe bikabagora, rimwe na rimwe bakabivamo bakajya mu bindi, bagakora ibindi, bakajya mu bindi. Kubera iki? Ntibarasobanukirwa. Uyu munsi nagira ngo uze gutekereza, ese ibintu ndiko ndakora, ibintu uri kurakora, ibintu ndiko ndakora, imirimo ndimo, haba mu itorero, haba mu kazi gasanzwe, ese n'iby'Imana yaneguriye muri Kristo Yesu? Wongere ubaze Imana, wongere utekereze neza, kuko umugisha wawe uzingiye mu gukora icyo Imana yakuremeye gukora. Haleluya. Reka mbisubiremo, umugisha wawe uzingiye mu gukora icyo Imana yakuremeye gukora. Abantu benshi basobanukiwe icyo Imana yabahamagariye gukora, uyu munsi bari gukora ibintu by'ubutware muri iyi si. Rero dukwiriye gusaba Imana ikatubashisha
kugira ngo tubashe gusobanukirwa iby'Imana yaturemeye muri Kristo Yesu, tubibemo tubigenderemo. Haba no mu rusengero, ntabwo wahamagare gukora ibintu byose mu rusengero byose. Nibuka kera nkiba mu rusengero nkikizwa, nakoze imirimo yo mu rusengero yose, muri protocol, muri security, mu bavuga butumwa, mu binginze, ahantu hose nabaga ndi, kandi nkumva ni byiza. Ariko ndi kugenda asobanukirwa ko ntago nahamagare gukora ibintu byose. Hari iby'Imana yampamagare ngomba guhagararamo nkabikora neza. Buriya iyo udasobanukiwe iby'Imana yaguhamagara utakaza imbaraga, urajagarara. Hano bakagukenera ntibakubone neza, hano bakagukenera ntibakubone neza, mbese ugasanga uri mu bintu byinshi ntubikore neza. Kubera iki? Uri gutakaza imbaraga. Ukwiriye kuba focus ku kintu kimwe Imana yaguhamagare, kimwe cyangwa bibiri, ariko ukamenya neza ngo ibi ngibi nibyo Imana yamamagariye kandi ngomba kubikora neza n'umwete wanje wose. Mwibuke Bibiliya avuga ngo umurimo wose werekeje amaboko uwukorana umwete wawe wose. Rero ntabwo ushobora gukorana umwete uri mu bintu bijagaraye. Oya. Bene data, dukwiriye kuhishurirwa umugambi w'Imana ku buzima bwacu, kugira ngo tubashe gukora iby'Imana yaduhamagare gukora kandi turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Ikindi, iyo umuntu afite guhishurirwa umwuka wo guhishurirwa n'umwuka w'ubwenge, arakura mu mwuka. Nibyo hano Paulo yavugaga ku mirongo ikurikira, dusomye ku murongo wa 18 ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, ngo mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Haleluya. Urakura kuri 19 ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Imana ishimwe. Iyo ufite guhishurirwa n'ubwenge urakura. Yesu ashimwe cyane. Urakura mu by'ubumana, ugasobanukirwa imbaraga z'Imana, ukamenya uko Imana ikora. Iyo ufite umwuka wo guhishurirwa muri wowe, ntabwo utinya. Yesu ashimwe cyane. Niyo usengana imbaraga, kuko wasobanukiye ngo ubukuru bw'Imana, usobanukirwa imbaraga z'Imana, ngo iz'Imana yahaye ngo abera. Haleluya. Ibi ntabwo ushobora kubimenya udafite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Ubuzima bwo kuba mu ntege nke no kugenda bigura intege no kudasobanukirwa iby'Imana bituruka mu kutagira uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Abantu bafite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, niyo basenga wumva bafite kwizera muri bo, niyo babwiriza wumva bafite kwizera muri bo. Kubera iki? Kubera ko basobanukiye ubwinshi bw'imbaraga z'Imana. Ntabwo ushobora gusobanukirwa ubwinshi bw'imbaraga z'Imana udafite umwuka wo guhishurirwa, udafite n'umwuka w'ubwenge. Haleluya. Ntabwo dukwiriye kuba abakristo b'abanyantege nke, ntabwo dukwiriye kuba abakozi b'Imana b'abanyantege nke. Oya, dukwiriye kuba abakristo b'imbaraga. Haleluya. Dukwiriye kuba abavuga butumwa b'imbaraga, dukwiriye kuba abakozi b'Imana buzuye umwuka w'imbaraga, umwuka w'ubwenge. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo yasengeye ababera bo muri Efeso kugira ngo Imana ikomeze kubagendera no kubagirira neza. Haleluya. Reka nsoze mvuga kano kantu. Umwuka w'ubwenge no guhishurirwa turawukeneye twese. Haleluya. Twese nk'itorero rya Kristo, twese nk'abera, ntabwo ari iby'abapasiteri, ntabwo ari iby'abavuga butumwa. Oya, twese nk'abakijijwe. Mwibuke twahereye hejuru, Paulo avuga ngo mbandikiye mwebwe abera bo muri Efeso bizera Kristo. Uru rwandiko ntabwo yagwandikiye abapasiteri, ntabwo yagwandikiye abaprofeti n'intumwa n'abahanuzi. Oya, yagwandikiye abera. Ni ukuvuga ngo rero twese Imana irifuza ko twese tugira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kugira ngo dukomeze kurushirizaho gusobanukirwa umugambi w'Imana no kugendera mu nzira z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu niwo mugambi w'Imana ku buzima bwacu. Umwuka w'ubwenge utumanukire,
umwuka wo guhishurirwa utumanukire kugira ngo dukomeze guhishurirwa umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, kugira ngo tubashe kugendera mu mahame y'Imana. Amahame y'Imana nta handi wayakura uretse kuba mu ijambo ry'Imana, uretse no gusenga. Yesu abaho umugisha bene data, kandi Yesu atugirire neza. Nagira ngo dusenge muri uyu mwanya. Birashobora kuvuza amagambo menshi, ariko hari ikintu wumvise, hari ikintu wakiriye, hari ikintu wasobanukiwe. Nje numva nkeneye uyu mwuka w'ubugenge, nkeneye umwuka wo guhishurirwa, kandi nawe urawukeneye kugira ngo ibyo urimo uyu munsi, ibyo uri kurakora uyu munsi, haleluya, bigaragarizwemo imbaraga z'Imana. Umuntu afite umwuka w'Imana ntagapfa kugendana n'abantu bari bo bose. Umuntu afite umwuka w'ubugenge, umujene wamenye Imana, umujene wuzuye umwuka w'ubugenge no guhishurirwa, ntabwo agendana n'abajene abari bo bose, ntabwo agendera mu bigari bya ibyo byose. Oya, kuko hari abantu ugendana nabo bakagusubiza inyuma. Iyo ufite umwuka wo guhishurirwa, haleluya, uwo mwuka uri muri wowe urakubwira ngo aba bantu ntabwo ari bazima, wigendana nabo. Hari mwene data nigeze kubaza, ndamubaza ese mwene data, kubera iki utagikora iriya business wakoraga? Arambwira ngo mwuka wera yaramishuriye ko iyi business idakijijwe, ntabwo irimo umwuka, irimo utuntu tudasobanutse neza. Ahitamo kuva muri business. Yamuhaga amafaranga yo kurya, yamuhaga amafaranga wenda yo gukemura ibibazo afite, ariko kubera ko itari ikijijwe, itari mu bumana, mwuka wo guhishurirwa, mwuka yaramuhishurira amubwira ngo iyi ntabwo ari business yawe. Uyu munsi ushobora kuba uri muri relationship, uri umusore, uri umuhungu, uri umukobwa, uri muri relation iyo ari yo yose, ariko ugasanga by'ukuri Imana ntabwo iyikunze. Umwuka wo guhishurirwa uguhishurire ko ibyo bintu urimo niba ari byo cyangwa atari byo. Yewe ushobora kuba uri n'ahantu mu gihugu runaka, ariko mwuka wera atarahawana kwifuza kuba. Ushobora kuba uri mu kazi runaka atariho Imana yifuza kuba. Ufite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ubasha kumenya neza, ukadetekinga ibihe urimo, ukamenya ngo ahantu ni Imana inyifuriza cyangwa se si Imana ishaka. Haleluya. Umwuka w'ubwenge utuyobora mu bintu byinshi, umwuka wo guhishurirwa utuyobora mu bintu byinshi. Rero mureke dusenge, buri muntu wese yinginga Imana, abwira Imana ngo Mana, uyu mwuka ndawukeneye. Haleluya. Ubwira Imana ngo Mana, uyu mwuka ndawukeneye. Yesu abaho umugisha mwinshi. Reka dusenge. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuri Imana igira neza. Turagushimiye kuri Imana ivugana natwe binyuze mu ijambo ryawe. Uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa turawukeneye. Hari amahame y'ubwami twifuza kugenderamo, rimwe na rimwe harayadutsinda, ariko turakeneye umwuka w'ubugenge n'umwuka wo guhishurirwa kugira ngo tubashe kugendera mu nzira zawe. Paulo yandikiye Abefeso, barabakristo barabera, ababwira ngo ndabizi ko mwizeye Yesu, ndabizi ko mwavutse ubwa kabiri, ndabizi ko mwazutse, ndabizi ko mufite imigisha yose muri Kristo Yesu, ariko murakeneye umwuka w'ubugenge, murakeneye umwuka wo guhishurirwa. Mana, iyi si tuyirimo, iyi bihe tugezemo, turakeneye umwuka w'ubugenge, turakeneye umwuka wo guhishurirwa, kuko tutabifite isi yatuyobya, Satani yatuyobya, akazi katuyobya, imiryango yatuyobya, abisi batuyobya, abahanuzi b'ibinyoma batuyobya. Tudafite umwuka w'ubugenge no guhishurirwa, hari ibintu byinshi byatuyobya. Mwami Imana, turakwinginze mwuka wera, umanukire ubuzima bwacu, umanukire buri muntu wese dukurikiye nonaha, kugira ngo abashe kwakira uyu mwuka wo guhishurirwa, abashe kugendera mu nzira zawe. Turasengeye itorero rya Kristo muri rusange, turasengeye abera bose Mwami, turasengeye abakozi b'Imana, turasengeye buri muntu wese wahamagaye mu murimo wawe Mwami. Reka uyu mwuka w'ubugenge ube ku buzima bwe, uyu mwuka wo guhishurirwa ube ku buzima bwe, kugira ngo turushirizeho kugendera mu nzira zawe. Urakoze mwuka w'Imana, urakoze kuganirije imitima yacu. Umugisha abantu bose badukurikiye nonaha n'abazadukurikira bose Mwami, bazahabwa umugisha n'iri jambo ryawe. Tugushimiye kuri Imana igira neza, ukomeze kubana natwe, ukomeze kuduhishura n'ibirenze ibyo twumviye hano Mwami. Ijambo ryawe rikomere kugwira muri twebwe, rikomeze kugwira mu mitima yacu,
kandi mwami Imana tubashe gukora ubushake bwawe. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen, amen, amen. Yesu abaho umugisha, Yesu abagire neza, mukomeze kugira ibihe byiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom. Thank you for joining Zion Temple Celebration Center, Kimirongo Community Parish, where God dwells.